Yeah, welcome again to ikaze ku Isumba TV. Tubashimira ko mudukunda mudukurikira umunsi ku munsi. Tubutsa ko mwakora like, share, subscribe ndetse mukatwandikira muri comment. Uyu munsi rero turi hano turi kumwe n'icyamamare, turi kumwe n'umutumirwa wacu. Muraza kumuri uze kumubona. Yitwa Demba Ba cyangwa se Olivier Ba. Vuga urubuga rw'imikino kuri BTN cyangwa se ku nyarwanda.com. Twagira rero tumwakira atangire yibwira abakunzi ba Isumba TV cyangwa se abakunzi b'urubuga rw'imikino babwire muri make Demba Ba ni muntu ki, Demba Ba akora gute. Olivier turakwakiriye ku Isumba TV. Urakoze cyane. Mugisha. Gutangira wibwira abakunzi hari igihe baba bazi Demba Ba ariko batazi izina ryawe nyakuri. Gese ngira abakunzi. Wapi? Ina abakunzi ngira. Ntabwo uri umukunzi wa Isumba TV. Bana n'abantu. Ona bandi umukunzi wayo. Ariko ntago yaba ari umukunzi wanjye. Yembana n'abantu. Nta nubwo ndi n'icyamamare nko kwa rutangiye ubivuga. Kandi ngenzi mbizi neza kuri icyamamare. Tukuzi kuri BTN. Titre y'umuntu w'icyamamare. Titre iteye ubwoba icyamamare. Buri ku rundi rwego. Ntago ari byo. Nyine twibwire amazina yawe. Twishimwe Olivier niyo mazina niko bavuga abakera bavugaga y'ababyeyi. Nanjye hiyongeraho Demba Ba cyangwa se Ba yicatse kubihina nyine Olivier Ba niyo nkoresha kenshi mu kazi. Noneho abantu bakuzi kenshi uri ku rubuga rw'imikino kuri BTN no ku Nyarwanda. Nyarwanda.com hose ni mu rugo. Ngiye mfite mu rugo henshi. Uri ku rubuga rw'imikino gusa cyangwa wageza n'umupira? Oya, ibintu by'umupira byo kogeza ntago nyibirimo. Gusa nigeze kubikoraho kuri contact na Sarus. Uko iminsi yagiza bitewe nyine n'ibindi nyine ngenda mbivamo. Ubwo ngakora ibiganiro bisanzwe nkanandika noneho. Ariko byose bikaba bijyanye na siporo. Noneho kuki biragaragara ko ukunda umupira? Kuki wahisemo kuba waba umunyamakuru cyangwa se kuba ujya mu rubuga rw'imikino? Kuki utahisemo kuvuga ati niba nkunda umupira ngiye kuba umukinnyi wa football cyangwa wa volleyball cyangwa basketball? Kuki wahisemo ibyo ngibyo? Kugira ngo mbe umunyamakuru wa siporo nava ko bwari uburyo bwo kwihorera. Ni nka revenge nari nkoze kuko nkuko wari ubivuze nanjye umupira narawukinaga ndi umwana. Bya bintu nyine uvuga ni inzozi zawe kuzakina umupira. N'ahantu nakuriye n'ahantu ibintu by'umupira nyine babikunda cyane. Uko ariko uko iminsi igenda umuntu akura n'amashuri bigenda byanga kugira naho mu rugo bampagaritse cyangwa se bambujije. Ariko bagiye kumbuza n'ubundi numva maze kubijyamo neza kuko twe habaga iwacu habaga amakipe y'abana, ikipe y'umurenge, ikipe y'akarere, ikipe y'intara kandi z'abato, kandi zose numva narazikiniye nanakina neza. Bigeze aho ngaho nyine bangira inama yo kubyihorera, kureka umupira nyine ahubwo nkiga. Nka kenshi muri icyo gihe ntabwo umupira watumaga abantu biga. Sanga umuntu wenda yiga abeshya cyangwa se nyine akanabihagarika bigezemo hagati. Rero mfashe umwanzuro wo kwiga, nshaka ikindi kintu cyatuma wenda niga ku buryo nagikora ndi proud yacyo cyangwa se numva nishimye. Yego bakimara kuguca intege kuri ibyo bintu by'umupira bashaka ko wiga, wowe wahise wumva ko ibintu by'umupira bihagaritse bishize ku ruhande cyangwa ukomeje n'ubundi gukora ibindi uniga ariko umupira cyangwa se gukunda umupira cyangwa gukunda siporo bishyize ku mutima? Ntabwo urukundo rw'umupira by'umwihariko umupira w'amaguru ntabwo rwizera wagarara. Ahubwo nyine kumva ko nagira intego yo gukina by'umwuga, nkakinira APR, nkakinira Rayon, nkajya hanze. Ibyo byo nyine nahise mbyikuramo. Ahubwo nshaka n'ikintu cyatuma ntazajya kure yawo, cyatuma ntajya kure y'umupira. Kubyo nyine rwa rukundo ya income nayishagamo ibyishimo no kuzabona amafaranga maze ngeze igihe cyo kuyakorera byazahuriramo n'ubundi. Nibwo kuko bambujije gukina umupira ngira ngo ngiye gukora tronkome ni mu cyema gatatu. Nibwo naho hagaritse nkora tronkome nsaba indimi, kwiga indimi kugira ngo base ndeko nazahura nabyo mbere. Nza no gutsinda tronkome n'indimi barazimana banyohereza igahini. So style rero nahise mbona ko bibaye nyine ibyo nifuzaga. Intego zawe wari uzigeze? Nari ntangiye kuzigeraho.
none se hari ukuntu abantu benshi bibaza ati watubwiye ko yigeze kogeza umupira kuri Sarusi n'ahandi henshi hatandukanye. Hari ikibazo abantu bajya bibaza ko bati umuntu iyo ari kogeza umupira aba ari kogeza amakipe abiri. I think ko ushobora kuba hari ikipe ufana ariko utabivuga aho ngaho kuri televiziyo cyangwa kuri radio. Nta kipe nimwe wafanaga? narazifanaga nyinshi. Nese ubwo wafanaga gute, byayendaga gute mu gihe uri kogeza? Oya, hari amarangamutima bo umunyamakuru nk'amahame itangazamakuru abundi avuga ko mu nkuru amarangamutima asohokamo. Iyo wajyaga kogeza warageragezaga nyine stili n'abandi niko bakabikoze cyangwa se niko byakagenze. Sinzi niba ariko bikora cyangwa ariko babikora. Ariko ubundi ubwogeza uri mu rumva n'amakuru butanga kuri kubagukurikiye. Amarangamutima yakuramo. Niba ari ikipe ufanika bitsinzwe ukogeza nyine biri excited nyine byiza ikipe itsinzwemo. Ikipe yawe yatsinda bikaba balance. Nayo ukabyogeza uko nguko. Ikipe nibikoze ikosa niba nyine byose wowe donc kubwanjye wenda nabi nubwo nakoze kuri rwego rero ariko nabikoraga ku buryo amakuru n'umuntu nyumva atahita avuga ati uyu umunyamakuru afaniye iyi equipe afaniye ngiyi yarayanga ya. So kugeza ubu ngubu none ufaniye equipe? Ngewe mu Rwanda umufana mukura Victory Sport Wazire Football Club. Ubu mufana Rayon Sport niyo kipe Mukura. Mukura ikipe nziza cyane yo gufana, ahubwo nawe nagushishikariza kuyifana. Suzi ikipe mfana? Ubaye uyifana byaba ari amahire. Ikipe mfana yatsinze. Wowe rero ubwo nta rukundo rw'umupira ugira. Oya nkunda abakinnyi ahubwo na Sport ndayikunda. Ngiye mfana APR bro. Ahubwo se ni wumva. APR abantu benshi murayikunda na Rayon Sport. None ukaba wifanira Mukura? Ikipe nziza cyane. Bibaye ngombwa ko bagusaba ko wakogeza umupira kuri BTN ari ukora cyangwa se kunyarwanda.com bakabwira ati urogeza umupira hari ukinira Rayon Sport cyangwa APR na Mukura, wakogeza n'amarangamutima ushizemo cyane pe. Even n'ubu ngubu no mu myandikire cyangwa se no mu mikorere n'ibyo tuvuga, iyo yakoze amakosa umuntu arabivuga. Hari ibintu byinshi ugivuga maze igidahemba ejo bundi yicwana n'umutoza. Nta munsi ngewe nta munsi amarangamutima ngiye yasumba umwuga. Ntago byakunda. Yakoze nyine byagenze nabi nabivuga. Nabivuga rwose. No mu kuyogeza nayogeza, yaba yatsinze nkayogeza neza, yaba yatsinzwe nkabivuga nyine uko bimeze. Ariko nyine bidakuyeho ko nyikunda cyane. Kugeza ubu ngubu rero uri umunyamakuru kuri BTN ndetse ko no kunyarwanda.com. Ese ujya gutangira ibyo ngibyo, ujya kuvuga ngo ufashe umwanzuro kujya muri ibyo kuko wabigiye mu bikunze, nta muntu wigeze guca intege cyangwa kubwire ngo wowe ibi bintu ugiyemo wapi bireke ntago bikubereye iki? Nta muntu wigeze kubera urucanege? Oya, mu gutangira nta muntu wanciye intege, ahubwo donc maze kubigeramo mu mbere naratangiye no gukora. Nagiye mura n'abantu nyine nabyita gukasa nyine bankasa byihorere nta kintu kirimo, ntago nakohereza hari kuko nta mafaranga arimo, itangazamakuru nta mafaranga arimo abamo. Ntago wigeze uhura ukigeramo nk'ukuntu umunyeshuri agera mu kigo bwa mbere asangamo abandi, ntago wigeze ugeramo ngo bakunyuzure? Ninjire mu maboko meza. Ninjire mu maboko meza kuko njya ku gitangazamakuru bwa mbere byari 2018, nta nubwo ari kera. Kigiye ntangiye wa mbere kaminuza. Nahise njya kuri contact. Icyo gihe habaga uwo bita Faustin mugenzi ukora kuri DC na Wasiruri abakorana. Bari bahari. Noneho Rugaju Rigani ukora kuri RBA niwe wankoma navango wanyoherejeyo. Rero kujyayo nagiye noherejwe n'umuntu wari wenda wagize nosiyo kuri nge. Njya no mu maboko mazima y'abantu bumva bashaka ko ari urwego bakuvana bakageraho. Nge ninjire mu maboko meza. Ntabwo byakugoye cyangwa se ngo ugere uvuga ati ndumva nasubiraho bikugoye? Ntabwo byangoye. Icyo gihe twanameze nk'umunyeshuri, na Costi nari n'umunyeshuri mu mwuga, ndi n'umunyeshuri mu ishuri. Ibyinshi nakoraga nibura nabaga ndi favori, niba ntashye niba ngiye ku kazi at least wenda ibintu twiza najyageza kubyapurika nkabona ni sawa. Numvaga ahubwo nishimye kuba nza no gukora icyo gihe kenshi. Ndumva n'amazi ameze nk'arindwi aribwo twajyaga kuri Sarusi, naho nyine bigenda uko nguko. Navuga ko
navuga ko maze kugeramo yego ibyo bimaze kurangira nyuma ahubwo ntangiye ndimo nsoza amashuri muri cyo gihe umuntu aba akeneye kwinjiza amafaranga nibwo wenda hagiye hazamo challenges ariko nazo ntabwo zari zigoye ko navuga ko ari igihe ushaka gukasa umuntu ariko we yararenze nyine asa nkaho yamaze kwambuka nibyo byabaye ariko ibindi navuga ko mu rugendo rwabyo byagenze neza mu myuzo ya mbere. Ku Isumba TV dukunda gukoresha cyane cyane abatiste cyangwa se abatalenta abaratwandikira rero kuki mutajya mukoresha abantu bakunda siporo cyangwa se abantu bakunda abafana n'abanyamakuru ngo nyine mu bakoresha ibiganiro tubarebe bagira ikintu batubwira kuri siporo. Rero uyu munsi twakwakiriye nk'umuntu ukunda siporo cyane ukunda umupira w'amaguru kuri BTN cyangwa kuri Nyarwanda.com. Wakibaza se Olivier ni umusore, Olivier ari single, Olivier ni umupapa? Olivier ni umusore. Umusore gute? Ni umusore utari ntago ndi mariye. Ntago ndi mariye ariko ndatereta. Uwo musore ntago uri single? You have a girlfriend? Umwese mfite umukobwa uteye ubwoba w'imbavu ndende. Mfite umwana rwose ateye ubwoba cyane nanjye iyo murebye ndikanga kandi ari uwawe nyine ubwiza bwe burankanga. Olivier rero mu byumve Demba Ba cyangwa Olivier Ba ntago ari single ni umusore umwana mwiza muremure ufite mu nda zero kugira ngo mu nda zero honyine nicyo kintu afite cyonyine ufite mu nda nk'ayivuye niko mwana wararenze. Mfite umukobwa mwiza cyane ariko ubwo ngo kumugira nta kundi nyine umuntu ashaka kubyumva kugira ngo nyine nk'umuntu ahise aheramo hagati ashobora kujyana umwana wabyaye cyangwa se n'umuntu washatse ni inshuti yanjye ni girlfriend wanjye ubwo igihe nyine utabazazana ku Isumba TV biragoye kereka umwibwire ntabwo nimero ze ariko nzamubwira tuzabahamagara muri ko yaba ari mu biki nyine abakunzi ba Isumba TV bazategeza ko Demba Ba azabereka umukunzi wakerekana ubundi werekana umuntu mugiye kubana nibyo byiza ubundi mu mategeko agezweho kuri ubu ngubu uko ushaka kumwerekana ejo bundi ukabura muhemuki n'urugero nyine umuntu avuze ibi ngibi ntabwo ari karagiteri ahubwo ni donc abareba muri sosiyete ukuntu bimeze abantu baba bakundana neza kandi cyane ariko ugasaba barashwanya. Ese Olivier uko wabitubwiye cyangwa uko tubizi ukunda siporo n'abantu benshi barabizi ndetse unafana umupira w'amaguru cyane ukunda siporo gusa nta nubwo ukunda umuziki nta n'ikindi kintu ukunda? Umuziki ndawukunda ariko ku buryo budakaze kenshi iyo ndi ku kazi wenda nko ku Nyarwanda bagira ibintu bya showbiz cyane nkunda kuhabona abahanzi nkunda kumva indirimbo izasohotse burya nanjye nzimenya mu ba mbere bitewe n'ukuntu nyine mba mbyumva. Wowe muhanzi ukunda w'umunyarwanda umuhanzi cyangwa umuhanzikazi? Njye nkunda Kenny Sol nkunda indirimbo ngewe donc njye ndirimbira abanza mbere y'umuhanzi ntabwo nshaka gukunda umuhanzi mbere y'indirimbo kuko akenshi abahanzi b'abanyarwanda ntabwo bagira consistency bashaka gutenguha akarimba indirimbo kumva nawe uramukarabye ariko mu muziki unaba kuri moderne wa vuba uyu musore ngo ni Kenny Sol kubera ko indirimbo ze akenshi ari ikintu ngiye bita gutera fopa ntabwo aratera fopa mu ndirimbo ze akenshi indirimbo yisohotse yita downloading. Ibyo rero ni ikintu kinyemeza ko umuntu ashobora kuba yitondera indirimbo ze anaziha umwanya. Izindi ndirimbo nkunda ni za Bruce Melody kuko njye nkunda ubundi indirimbo umuntu ashobora kuba ya downloadinga yahimba cyangwa se indirimbo ifite ubutumwa we akaba yahimba indirimbo nanjye noneho nkayifashisha ize ndi nko mu rugendo n'urugero gusa nare downloadinze ngenda nyumva ndamushimira namwifuriza n'umugisha ku Mana ariko akenshi ntabwo nkunda umuntu ukora udaha umwanya ikintu cye. Ariko umuhanzikazi ukunda barahari ariko ubwo ngiye impamvu wumva ndimo navuga abantu bavuba ahangaha kuko nyumva ngendana n'ibihe ntabwo navuga ngo naramba ngo kuri Knowless kandi nzi uko byagize nzi ko indirimbo ze kiririmba zidakaze ubwo rero navuga ko kuri ubu ngubu hari umuhanzi
wari umeze neza ejo bundi nakundaga indirimbo ze bitaga Ritakagajo ariko ntabwo mperuka kumwumva ndashaka no kuzabariza amakuru ye tumenye niba yanarwaye tujye kumusura uko bimeze danange sinyuma akaba Aline Sano nabwiza n'uri nabo ngabo bari hafi aho ngaho abo ngabo gusa so rero watubwira ninde munyamakuru cyangwa se umuntu waba ukora kuri BTN cyangwa ku yindi televiziyo cyangwa ku yindi kuri channel yose waba ufatiraho urugero byaterwa n'ibyo akora ibyari byo umunyamakuru kuko ukoze nk'ibyo nawe ukora abanyamakuru babamo ibice hari abamakuru abaripotinga amakuru asanzwe hari abaripotinga siporo urubuga rw'imikino yaba ari umunyarwanda yaba atari umunyarwanda ubwo akangubwira umunyarwanda ko n'aba benshi babazi urumva kera twatangiye nyine bumva ku maradiyo n'abari kuri televiziyo gahoro gahoro ukumva nyine umuntu nk'uyu nguyu uramukunze rero nakubwira ni abanyamakuru benshi bitewe n'ikintu akora hari nk'umunyamakuru bita Kayishema Titi ukora kuri RBA nkunda nyine uburyo iyo ari product agiye gushyira hanze dispose wene nka documentaire cyangwa hari umukino agiye kuganiraho nkunda nyine ko naba yakoze research nibyo mukundira ubwo n'umwe undi yari urigimbana nubwo atakibikora namukundaga kuntu yogeza uburyo yogezamo narabikundaga nyine ku buryo numvaga mbaye umunyamakuru wogeza twajya muri ritime imwe n'undi abandi ni bamwe mu banyamakuru benshi baciye kuri Sarusi ubwo harimo ba David Bayingana na Jadoka Star ariko nabo nyine nkabakunda nyine mbakunda nkunda nyine mbere ukuntu bari bameze ntabwo mbakunda nyine uko bameze nyine uko bameze nabyo ni sawa ariko ngiye umutima wanjye ugira inyota yo kuba wakora nk'ibyo bakoraga bo mbere bigeze kuba mbere undi bwo navuga ni wena nasorezaho ni Jarike we noneho nkamukundira cyangwa se nkamwemerera wenda nyine research zihuse uburyo ashaka amakuru ku buryo bwihuse n'ukunda akunda akazi n'abantu ni nk'abo ngabo ngiye numva bahita baza hafi so hari abana benshi biga mu masegonderi kandi bari gukurikirana ibintu by'ubunyamakuru birashoboka kandi babikubumva ko nibasoza kwiga bazabikora se niki bababwira kubwo bashiramo imbaraga ari abantu babaca intege bakabwira ati kugira ngo uzabe umunyamakuru umenyekane cyangwa ukore kuri televiziyo runaka izwi ntabwo bishoboka niki bababwira nta kintu kidashoboka nta kintu na kimwe ku isi kidashoboka kireka iyo ahubwo byo bitagishoboka naho ibintu byose biba bishoboka kandi biranoroshye umuntu wiga itangazamakuru n'urugero cyangwa se umuntu ushaka umunyamakuru inama namugira ntago nanjye nyine ntago mbimazemo igihe nyine ku buryo umuntu yakumva ngo naciye ibintu ngo nagiriye abantu inama ariko namugira inama ku kantu gatoya umwuga w'itangazamakuru cyangwa se muri rusange bajyana n'umwuga ikintu cya mbere ni urukundo urukundo rero nibwo rubyara ibintu byose kuba wakunda ikintu kuko ndumva imyaka 2 ya mbere nayimaze ntarafata igiceri cyo mu itangazamakuru ahubwo ushobora kuba wakaka nk'amafaranga ukayakoresha muri transport ujya gushaka inkuru ariko bitewe n'ukuntu ukora cyane ndetse ibyo bintu nabikunze iyo ibintu bikunze imvune zabyo ntabwo ugizumva ahubwo imvune ziza ari nka hobby nyine ari nk'ikintu cyo kwishimira wenjoyingamo niyo wanyagirwa uri gukamera nyine just kizuri bucyuri ishusho yiza uhita wumva ari ibintu biri so proud byiza kuri wo umuntu rero ikintu namugiramo inama wese waba nadukurikiye ikiza yakora we niba koko yijya mu itangazamakuru ashaka kumenyekana nujyamo ushaka kumenyekana ushaka gusaza n'amafaranga ufasha ariko nujyamo bumva ari ibintu ukunze ari umuhamagaro wawe uzabona amafaranga unamenyekana noneho niki wabwira abantu bumva ko hari ukuntu umuntu atekereza ati se biriya bintu by'ubunyamakuru bibamo amafaranga yagutunga mu buzima bwawe bwa buri munsi yakwishyurira inzu yakwishyurira ishuri akaba ati biriya bintu bishobora kuba ari kugira ngo umuntu yamamare cyangwa nawe yigire kuri televiziyo gusa nta mafaranga arimo yamutunga cyangwa yakemuza ibibazo byose afite wamubwira iki uwo muntu amakuru afite ntabwo ariyo umwuga wose urashoboka burya mu gihugu ntabwo utonye tureke kwa kuntu nyine uburyo ubikoramo situza abantu benshi bakuriyemo
batunze imiryango, abana bize abana babo baraminuza, bashatiyemo abagore, bashakiyemo abagabo, nanubu bariho. Umuvuduko wa Kigali ukomeza, urabona itangazamakuru akenshi riri muri Kigali. Muri Kigali turi kubona ubuzima bwabo ukuntu bumeze, bugenda bunakomera. Rero niba tubona hari umuntu umaze imyaka 15 mu itangazamakuru, akaba afite n'inzu cyangwa se akaba afite uburyo abaho, akaba yarashatse abana biga, ni kigaragaza ko uwo mwuga byakunda. Ahubwo wowe performinga gute, we wawukora gute kugira ngo bikunde. Bisaba rero nyine ibyo twahereyeho mbere tuvuga, ariko umwuga w'itangazamakuru ku muntu uwukunda nyine nk'uko njye mbikunda, ko nta kintu numva niyo ndamutse wenda ngene mu bindi by'akandi kazi yaba ari amahitamo yandi nyine ariko amahitamo yanjye ntago ndamanika ngende, ntago ndamanika nzi ko itangazamakuru ari ikintu cyiza kandi numva cyama amahoro nanakora. Sinigeye numva imvune zacyo, ahubwo imvune zacyo nkazifata nk'umunyenga. Niko byumva wowe, ni nako biri ariko of course. Umunyenga wo mu itangazamakuru nizira mvune umuntu aba yahuye nazo zose, gushaka inkuru, kwiruka, kugira ibiki, ibintu nk'ibyo byose. Nta kindi kintu ushobora no kuma akazi ko muri office, ushobora no kugira ibiki, ariko donc ugasanga nta nubwo icyumweru nyikoze navuyemo ndirukanse ndigendeye. Yego, turi gusoza rero twagira tukubaze niki wumva wowe uramutse uvuye nko mu itangazamakuru cyangwa se uretse kuba umunyamakuru, niki kindi kintu wumva wakora ufashe wenda andi mahitamo ya kabiri, niki kintu kindi wumva washobora atari itangazamakuru? N'ubundi still naguma mu bintu bya siporo, naguma mu bintu bya siporo, wenda like wenda ndimo no kugerageza ibyo kuba umu agent cyangwa se kuba umuntu uhagarariye abakinnyi, gushinga amasantere no gukora ama background y'abana nyine bashaka kuzamuka muri siporo. So ni iki kintu wumva n'uruhe rwego wumva ushaka kugeraho cyangwa indi ntera wumva ushaka kugeraho? No kuba indi ntera n'ubundi stili biri muri siporo. Ndashaka kubwanjye no kubera mu nama no kubona umwanya cyangwa se amaze kugira stabilité, numva nagira uruhare mu mupira w'amaguru mu Rwanda, kuko hari gaps umuntu ababona, hari ibintu ababona bitagenda neza, akibaza impamvu. Noneho ngishaka noneho nanjye gutestingaho ubwanjye, umva ko ibyo byanze wowe ubwawe biri. Ndashaka nanjye ko nibura usibye kuba wenda wagira uruhare mu itangazamakuru wubaka siporo, ariko ndashaka no kubigira uruhare ruri tangible, rugaragara. Umunsi umwe cyangwa ejo bundi ndabizi ko ari byo n'itangazamakuru ndanahagaritse n'ibyo bintu najyamo. Ibirwo ni urwego wumva ushaka kujyaho kandi rukiri no muri siporo, ukomereje muri siporo n'ahandi. Ntawe uzi ko ibintu bizagenda, ariko currently ubu ngubu aho bigeze, numva ko umuhamagaro wanjye ngomba kudiringa na siporo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niki kintu uteganyiriza abanyarwanda cy'agashya? Ni byinshi sindi we nk'abahanzi ngo ejo bundi nzabashyira indirimbo hanze, ariko ngiye numva ko mu gihe Imana kidutije ubuzima, hari umubabaro abanyarwanda tugira mu bijyanye na siporo twifuza kuzahindura. Kandi twizera ko bizakunda cyane rwose, tuhamya ko bizakunda, kuko ari ibintu ubona umuntu akakubwira ibintu, ari nk'abantu badutelefona ko ikipe none ibyo akubwira watekereza we n'ibyo wasanze ugahita ubona ko ari controversial, ugasanga umuntu ngo bazanye umutoza mubi, kandi abamuzanye bo wamenye amakuru y'uko kumukuzana ko ari umutoza bari bashoboye kuba bahemba wa make. Ugasanga nyine ni ibintu byinshi bitandukanye, amakuru agera ku baturage, abagenerwabikorwa n'abagena ibyo bikorwa, ugasanga harimo distance. Ibyo rero akenshi usanga ari nabyo byica wenda siporo yo mu Rwanda. Umuntu yanavuga ko umunsi umwe cyangwa undi ibintu bizagenda neza. Ese ari iki cyakorwa kugira ngo abana bafite impano zo gukina umupira cyangwa se baba bafite izindi mpano zitandukanye bagiye bari mu ntara, bari mu bice bigiye bitandukanye, niki cyakorwa kugira ngo bazamuke bagere ku rwego bashaka kugeraho rwo kuba bajya mu ma equipe cyangwa se bazamura impano yabo? Urumva ari iki cyakorwa? Ni structure za siporo byahera ubwo wenda dufate nko ku mupira wa volley, byahera wenda mu ishyirahamwe ry'umupira w'intoki wa volleyball n'urugero, ndetse na Minisiteri ya Siporo ifatanyije n'uturere, kubera ko buriya uzarebe gahunda za leta nyinshi ziba mu nzego zo hasi cyangwa inzego z'ibanze, niho hantu ibintu byinshi bihera, n'umutekano uhera mu nzego z'ibanze bikazamuka hejuru. Rero
baramutse bo hagize nk'umuntu wenda bikaba nka gahunda ya leta, ibintu bakabisansibiriza nyine bikamanuka hasi mu mashuri, hakabaho amasantere, hakabaho ibigo nabako bifite gahunda za siporo, hakabaho ibigo bya siporo ariko bitegamiye kuri leta. None ibyo bintu bakabihuriza hamwe na leta nyine ku buryo bigera nko ku rwego mu mupira w'amaguru rwa Ferwafa hari abana babonetse, ariko ubu ngubu usanga hahandi abana baturuka hasi harafunze. Nibyo rero biteza kiri shortage nyine shortage y'abakinnyi. Abakinnyi usanga u Rwanda rufite abakinnyi bake, n'abahari ugasanga nta bushobozi bafite, ntabwo kuri rwejo, ahubwo umuntu akabakina umupira asanga nagakina umupira. Kandi ari n'igihe bafite impano yo gukina umupira ariko yarabuze uburyo ki yagera muri equipe. Abenshi baba bakina nk'Amavubi n'urugero 30% ntabwo aribo bakabaye bakina, mu gihe hakabaye hakozwe cyo talent detection, gushaka impano biramutse bigenze neza. Ntago abantu abakinnyi bari gukina muri national ntago ariko bakabaye bakina, kuko abantu benshi umupira urababaza, nabizi abana twe duturanye umupira urababaza, urawugerageza ukagera ukiheba, kandi ikibazo umupira iyo byanze ushaka no gusanga nta kintu gishoboye gukora. Rero abakabaye bawukina ari gihe usanga ari abana baturuka from nowhere, nta bushobozi, ari umwana uri hasi adafite kirengera, adafite ubushobozi bwo kuba yaza muri Kigali ngakore test, abona ahantu arara iminsi 2, kandi aturuka mu ntara, aturuka Gatsibo, aturuka Nyagatare, Rusizi. Rero bikaba byiza umwana aramutse akore test wenda n'urugero nk'Rusizi, iyo test akayitsinda, urumva buri gihugu cyose abantu bose baba bazengurutse kandi bamaze kubona abantu bafite ubushobozi. Ariko inaha kuri mu Rwanda ho umwana aperi imufata ariko ngo ageze i Kigali, bamubonye i Kigali cyase yarihirinze, n'ubundi siri ugasanga ageze mu cyiciro cya 2 ashaje, yagera muri aperi bakagumya ku ruhanya imyaka 3 akaba yabaye umusaza byarangiye kamuhaye pansi uzamuka. Turi gusoza rero hari ikintu ngiye bwanjye kuri njye nibaza, Demba ndamutse nkuhaye nk'akazi kaguhemba miliyoni 3 ku kwezi, I think ko wareka akazi ko kuba umunyamakuru byagusaba nyine buri munsi ku munsi gukora umunsi ku munsi, bikagusaba ko ugomba kureka siporo gusa ukayigumisha ku mutima, ako kazi wagakora ugakatira siporo cyangwa se kuvuga ibintu by'urubuga rw'imikino kuri televiziyo. Oya, ari akazi mfite liberite kuri ibyo bya siporo ntabwo nagakora. Oya, kadafite katanareba siporo nta hantu uzahurira nayo. Ku myaka mfite ntabwo nabyemera. Really? Waba umfunze kandi mu buzima ngiye buranubaha umutima. Ntabwo uburenganzira bwo kugumana siporo ku mutima wawe. Ngiye nubaha umutima wanjye niyo wagira uti. Umutima wanjye ni urwo rwego kuzi bavanga inzego z'ubutabera, inzego ziye. Umutima wanjye ni urwo rwego rwanyuma nanyuma rufata icyemezo ntakuka ku mibereho yanjye. Rero ntabwo wakatira siporo never kuntwara ahantu gukorera amafaranga dusipoza amezi 6 tugatandukana. Ariko ibyo nyibyo ni ibintu umuntu abikubwiye gushyika nyine donc uko nakubwiraga imyaka ishobora kuzigera imbere, simvuze ko n'ibintu wenda nazanagumamo, imyaka ishobora kugera imbere ugasanga akazi nagakora. Ariko karenshi ni ntego umuntu afite waba ngoye rwose. Thank you kabisa. Turi ku musozo twagiye dushimira abakunzi ba Isumba TV, tunabibutsa ko mwakora like, share, subscribe ndetse mukatwandikira muri comment kuri uyu mukunzi wacu Demba. Turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane kabisa. Rero ibiganiro byacu nakagaruka umunsi ku munsi, tuzatubagerera kuri tubagere ku byamamare birenze nka bya Demba. Bamwe barago ni cyamamare. Ntabwo ngende umunyarwanda. Ndetse n'indi utari umunyarwanda n'ibyamamare byose ari abanyarwanda. Turabashimiye rero cyane kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.